n'abandi bagiye basimburamo hagati abakinnyi bo ku bwawe wavuga ngo uyu munsi bahagaze neza muri Rayon Sport uvuga ngo abangaba travaye rwose urabona ko hasigaye nyine kumenyerana no gukina n'abangaba abakinnyi ubona bagifite ibyo gukosora abakinnyi wabonye bashya hari abamwe abakinnyi bari muri iyo kipe batarabona amasezerano ubona avuga ngo abangaba bagakwiriye kugirirwa icyizere bagahabwa amasezerano tubanyuremo muri ibyo byiciro nka bitatu hanyuma none tujye muzandane minota isigaye. Icyo nabonye imere ku muzamu Idrissa Kuyate no muzamu mwiza ngiye ko namubonye afite taye nziza uburyo ahagarika aba defense uburyo baganira uburyo agabanya iyo pressure kuko Muhanga mu gice cya mbere yanyuza kamika bataka ariko nyine ukabona aragenda bagarura mu mukino. Idrissa Kuyate nta kibazo rwose atwaye ubwo ikizabaho no kugenda bazamura urwego rwe ubwo ndi kuvuga ku bakinnyi bashya cyane cyane. Hanyuma Emery Bayisenge impeccable kabisa. Emery Bayisenge agomba kujya banzamo narushama Chris n'undi mu defense wundi wenda igiye wisubya nyaba yaje byakunze ariko Emery ubona ko ari mu defense basinyishije wari ukenewe cyane ko nakabanga ari hejuru cyane nakabanga ameze neza banga nawe ameze neza yakina ariko ubu byaterwa wenda ni squad player urebye atitaye ku by'amazina kabange bose bari hejuru hanyuma na Emery amuri hejuru undi mukinyi kabisa si mushya ariko n'umukinyi w'umuhanga cyane Cindy Porges sha pe uyu mwana agomba kujya banzamo ubwo binajyanye na meforme za Prince Musore ariko umurozi Prince Musore yarasanzwe aravuga meforme umurozi afite forme ntabwo ari ku rwego kufunga meforme rwose no ugiri gukina we ku ruhande biragusaba ufunge neza umuntu uri ku rwego rwa Rayon Sport reka tubivuge gutya kuko ni umukinnyi waguzwe ashidikanywaho ariko abayobozi baranga barababeshya baranga baramugura ariko ubu bari kwicuza njye naganiriye nabo si ibintu numvishe abantu bavuga ni ibintu niganiriye n'abayobozi cyane bamutanze amafaranga bavuga ati niba ari ikintu turogereta n'amafaranga twatanze kuri umukinnyi simuzi ntacyo dupfa ariko ari hasi kufunga kutanga kwakira no ku mu gice cya mbere nta cross zirenga 3 yateye zirenga 3 niba urumva ntago ari ugusebanya niba urumva rigana arabizi hari umenye bw'ibanze hari basics z'umupira urumva nawe gwaye baro control pass ibyo bintu niba utabizi umuntu ajye kukurema mibi ubwo rero batabanye undi mukinnyi wakina Cindy Porges yajya akina kandi yakina neza wenda nuko ari umwana na experience ariko ni umukinnyi w'umuhanga. Undi mukinnyi wa convince mu by'ukuri abantu batigeze banagira umwanya wo kureba n'uyu Karamako azumupira nawe niwe wamwizanisha uramukunda cyane oya ntabwo ibera abesha Karamako azumupira ntabwo abesha Karamako nubwo byatangiye bivuga ngo ni umukinnyi w'umutoza ariko birahurizwaho rwose ko agomba gusinya abantu bashatse bamubara muri reyo y'umwaka utaha Karamako akwiye gusinya Karamako icyiza ntabwo ari umukinnyi wavuga ngo wenda ku kirenge n'ibindi bihambaye wenda tushe ariko abasore bagira ijambo ryiza bavuga nimero 6 bavuga ngo ni kiungo wa kukaba ni mkabaji urimo urabyumva ni umuntu ushinzwe nyine kwambura gufighting agashako ntabwo ujya mu kinyarwanda ahantu akajambo bajya batera ngo yamukabye nuko ni wa muntu ukuye nyine kujya muri duel nawe barakayikwaka ibyo abikora neza wenda ibyo gukina n'ibindi azafite ba Bedi tuza kugaruka gatoya iruhande rwe ntacyo bitwaye n'umukinnyi wasinya undi mukinnyi wasinya ni Ndong Menge Chancellor ikintu cyonyine gishaka kumugora no buryo akinishwamo muri ibingi bamukirisha kuri attaque nyine kubera ko n'umukirisha gukina karindwi cyangwa se nimero 10 urumva kumushyira hariya ariko icyo nabonye Chancellor no mukinnyi udakina kwiyereka abafana no mukinnyi ubizi kaza umupira nawe ubwe urumva ukina ibintu byoroshye simple funga agapira neza gatanga neza ashaka gutera mu izamu anafite taye kabisa no mukinnyi w'imbaraga umukinnyi wa Anta abantu bambwiye ko ari umukinnyi mwiza ariko hari ibibazo birafite ikibazo cya mbere reka nkwereke ukuntu tubijyanamo uvuga ngo Regan urashaka kuvuga ku muntu bita Yusudian uragira icyo muvugaho Rugaje aravuga kuri Kamara Hakimu kuri Ndonge nande Kamara nta kibazo muvuga ahubwo Ndonge Menge Chancellor Ndonge na Yusudian ahubwo umwanya udashira turi mu kubitanga reka tubivuga na n'uyu musore wasinye mu Burundi Abedi nta kibazo bagiye Ndonge we n'utubazo tubiri duhari
coach Afahamia arashaka guha umwanya Mohamed Cheri cyane kandi bahuje umwanya kuko bose bagomba gukina muri mediane Yego. kuko muri 3-5-2 bariya bose nta numwe uri bukine nka rutahizamu ibyo arabizi ko bagiye kugura rutahizamu Yves Habimana ugomba kuva muri Rutsiro akatakana na Shadrack Bingibero ibyo birazwi ibyo birasirinze baranarangizanyije urebye baramutangaza any time kuri miliyoni 10 agomba kuva muri Rutsiro Yego. niba rero akeneye kubona umwanya muri mediane wibuke ko afitemo Karamoko na Barishari barwanira 6 na Bantarindwa Abeda agomba gukina 8 byanze bikunze Abeda agomba kuba arimo Abedi Bigirimana bivuga ko hasigaye nimero 10 rero uyu mwana wa Anta witwa Chancellor ngo arimo aramwima umwanya no kutemeza ibintu bye kugira ngo wereze wa mwarabu yizaniye Cheri kandi iki kintu barimo barakivuga cyane kuri Lofty atitonde ntago ari cyiza Lotfi cyo kubanga abantu nazanye ndashaka kubashyira mu kibuga uko yumva bishaka akarimita ubushobozi bw'abandi ko no gushyira Richard mu ikipe ya kabiri abantu niba byemera Aimable ntago arusha Richard ntabwo amurusha tujye tureka kubeshya afite ikintu rero cyo gushyira ku ibere cyane wibuke n'ikibazo yagiranye n'abayobozi ba Rayon avuga ngo umwungiriza nshaka n'uwanjye bakamwese ntafite dokima kubera icyo ushaka kuzana umuntu udafite dokima kurenza bamuzaniyeho Feruzi na wundi baramugumana you see ntago ari keza ku kantu muri coaching umutoza ikintu cya mbere bavuga ugomba gutanga ni justice n'ubutabera shyira abantu mu kibuga bakora imyitozo abo waguze n'abo utaguze abo wasanze n'abo utahasanze urusha undi ajya mu kibuga ibindi byo kuvuga ngo uyu ndamuzi ngo naramu ibyo ntago yaho muri equipe hanyuma icya kabiri bari kugira ubwoba abanyamahanga bari benshi niba babenshi niba ko atari kumuprefera wavugaga ba Karamoko turabasinyisha twasinyishije ba Bedi dufite Barshari n'abanyamahanga dufite abo ba Isudianye n'abanyamahanga dufite ba Fone nganye bazaza n'abanyamahanga dufite abanyamahanga turagira abanyamahanga bangahe n'ababusoro bavugaga byananiye abo banyamahanga bari kwibaza ikosa rya mbere abanyamahanga bakagenda shaka abazamu b'abanyamahanga buri iyo ufashe umuzamu w'umunyamahanga bakuriye umwanya w'abakinnyi b'imbere kandi ari bukene ubwo twamuvaho tukajya kuri Isudianye undi muntu wenda dusorezaho uzi umupira nubwo atarasinya ariko Tony Kitoga yakinnye iminota abantu bose bavuze ati iminota 16 ikibazo cye numvira nawe ibyangombwa ngo ni ibibazo ariko ikintu bita kumvikana babonanye n'abantu bo muri Bukavu Dawa byarakemutse igisigaye ni ukubona passport ye gusa akarakora kuri working permit y'u Rwanda ariko ndakubwiza ko ni impunzi nta kibazo azaho ni umukino wa gatatu Rayon Sports yishije muzima Tony Kitoga ni muzima rwose umutoza ko ari kuri iminota mike kandi karawuzi zima badakira urumva nyine n'ibyo bibazo bya bace kana Serena yabongaho gato kari karakaye cyane yashatse kugashyiramo karanabyanga kari gashakaga kumwana muri tiza baci erega abakinnyi babaziranye ngiye nkoze ibintu muri tize ni byiza ndi guca ibintu fire natayemo buri kanya uramereza baro nkajugunya masi ukama iminota 16 gute kandi ari friendly niba ari kuri Muhanga se bwo kuri apero za mpibiri ese urumva bishoboka ari nka action yakoze Tony Kitoga urabona zino baro zigaruka zivuye ku muzamu bate nka kona mediateur agaze neza imbere ya box abantu benshi barahubuka bakajya guteragura ipipira aragafunga mose kagiye gutera anyiriza agapira ku ruhande rw'epfo iburyo nahise amwana uyu mwana azi umupira ngo nasinyaza bari umukinnyi muzima ubwo Zandani wamenye kuri Isudianye dufite iminota Zandani za Isudianye rero namenye ko umu aja we bari wamuzanye ari no aja wa Omar Nyingi hari abandi bakinnyi yashatse guha Rayon Sport muri Mercato Rayon irabyanga abo bakinnyi ntiyabafata umu aja we bisa naho bitamushimishije ko yumvaga agiye kujya korana na Rayon Sport yarabanje no kubabazwa n'uburyo n'amasezerano ya Omar Nyingi bayasheshe yumva ntabyishimiye asa naho rero asa n'ubwira Isudianye tuburetse kujya hariya tubaye tureko twabona indi kipe dusesa amasezerano nabo mujyana handi dushaka akazi gashya ubwo rero ni ibyo ngibyo bigihari kuko ubundi akaba yaraje precision imaze iminsi Isudianye akaba yahari tujya kuri apel icyo avuga nicyo iranga ko yagira umu aja umwe urundamo abakinnyi benshi icyo gihe bagumutse barakugumukana bose ifite nk'abakinnyi 5 b'umuntu umwe abasa naho uyobora equipe iyo influencer rero ntishaka ku muntu sasa rero nibo baramwangiye kuzana abandi yari afite ukwezi kwa Isudianye bataramuhemba abana musigaye imici 5 cya Rokritoma bataramu ubwo urumva ugiye ko barazagera nko muri miliyoni 3 n'ibindi ahita avuga ati noneho kugira ngo umukinnyi wanjye aze muhanze mu muhibye
ibyo mu mugo mu buryo bw'amafaranga so rero iracyari kwisuganya ifite za Leon Day n'ibindi ntiri guspendinga cyane iragira ngo ibya Leon nibirangira Leon Day wenda bazahita bamwereza amafaranga nawaze ariko Leo yamwandikiye kwa gatanu iba uyimubwira ko yataye akazi agomba kugaruka mu kazi ubwo turareba ko yajawe ni wa mugabo muremure w'umunyarwanda wo muri Amerika nafite n'abakinnyi b'abasenegale nibigenda neza ubwo azaza hanyuma kuwa gatatu saa 12 Kigali Pele Stadium APR FC nyuma yo kutishimira kunganya na Gorilla 2-2 returu azaba returu kuri hoteli abagenerale barakariye umutoza cyane bambwa bati iyi Gorilla niba utayikubise aya matsinda tuzayajyamo biciye rero ku muyobozi wa APR afande CDS ari mu bayobozi bakuru yabwiye Haji wa Gorilla ati reka dukine match yo kwishyura kwa gatatu saa 12 kuri Kigali Pele Stadium APR yarubiye ngurashaka guhana Gorilla bitayigezeho mu mateka y'u Bugesera yagenze gute match y'u Bugesera yabaye 0-0 ubu rero kirasa nawe naramajenese iyi kipe turayiva mu nzira ko yaturakariye arabate by'umupira hari igihe waza n'umujuni ugakubitwa ahubwo babwize kuri rero kuwa gatatu saa 12 Kigali Pele muzaye mwari turebe APR na Gorilla bye bye hari undi munyamahanga se mu bandi bafite amasezerano batambura bafite amasezerano ariko bose kandi sitamba se si mwiza kuko no mukuta ariko rero aba Rayon Sport wamuganira katubare abakinyi muri rusange nibyo biri buborohere mwizamu kuyatarahari na pasi abanyamahanga babiri se pasi yawe kuki batamushyira abanyamahanga babiri pasi yawe tayari ubwo we namutiza oye wamutiza se ugasigarana kuyate cyane kuyate n'uyu mwana yivi umuzamu wa kabiri sa kina kangahe uyu Yves nawe wa muforumo cyangwa ugashaka umunyarwanda wenda wo hagati ya Yves oya naguma na Yves cyangwa uri mwana harundi wundi wa Eric na sinjya kwivuna urashaka keretse ufite amafaranga wagura muri abanze u Rwanda jadi amafaranga se ntibategereje ari yintuza ya Rayon Day ariko barareka nabo nta kinini wabasha na kuri kunyezamu undi umunyamahanga muzima kiburire bikagira abanyamahanga banga patience bamwirukana bagura umunyezamu umunyamahanga muzima ubati uyu suhari uyu ntaga azabatitirire zagira barire nk'ibya Kadimu ariko uri gushuka Rayon Sport shaho wishuka ze gute umufuka harimo ikintu wishuka gute umufuka harimo ikintu oyo nawe azatera byihorere mutanga zaje bubiri ubwo tumaze kubona abakinnyi abanyezamu babiri b'abanyamahanga nakuramo umwe ukirukana n'umwuka gumana mugisha cyangwa ruri kuba barangenerali abahari okay sawa babiri hanyuma muri defense niho hari abanyamahanga bakeya Yusudianye na Prince Musore ubwo si bane hagati ni benshi hagati rero niho hari mutagaza niho gukoresha ngo nurunyiriri hade ngo nurunyiriri igihiriri cy'abakinnyi ngo Rayon Sport ngigira igihiriri ndayishimiye Richard Theodore Richard Magruari babiri Bigirimana Bedi batatu Sheri bane Bagayogo batanu Rukundo Papre batandatu uwo yavugaga mu Nyako d'Ivoire Karamuka ariko we ntarasinya reka tuvuga bafite amasezerano Asanana barindwi Basane 8 Bingibero 9 Forenganye 10 baba n'abanyarwanda ubwo niturababara nabo twabaza abanyamahanga ubwo ni 14 Chitoga yego 15 amahanga 15 urabemera duhere kuri icyo ngicyo 15 nde nakuramo batatu ariko aperi undi mfite nkabo ngabo uyu aperi 15 ntabwo bagera aperi ni 12 ibiroroshye kubabara 15 15 urabona arabo 15 ubundi nibuka ko mu mibare ya Rayon Sport bayoboze ko bazasigarana abanyamahanga ari 13 ubwo ariko twongeyeho wenda ko na Karamuka ashobora kongeraho ubwo yaba ari 16 ariko ukaba wakuramo na pasi ubwo ni 15 n'ubundi uko bigaragara pasi yako twamubaza 15 si benshi nanjye nakuramo nka babiri ko urumva nibo zashyiramo 10 abandi batanu bose kandi ndibuka ko bari ku ruhande kwabara gusesagura kandi bari bavuze ko nibuze bazasigarana 13 mu banyamahanga ndumva ariko bari babibaza barabibaraga bakavuga ati zagira 13 abanyamahanga na 13 abanyarwanda ndumva ariko bari babibaza 26
ubwo rero batatu ubwo wakuramo babiri haravamo nde rero sherise nanone twavugaga ntiwavanamo sheri ngo uvanemo na karamuka yereka mbere nanone byaba ari reka mbereke uwitwa Papley avemo ajyane na Patience yewe na basane uyu asanana wararenda kiki asanana aya nagari basane wasanana na shiri batatu bose gena asanana ngo unamukozeho muri ariya uko ngo bamubonye ku imuhanga ngo abantu bagutera imijugujugu nubwo Faustin yari kuvuga ngo we ntabwo yanyuzwe yari kuri yani match ya gishutiro de oya Faustin no se Muhanga yakinye iminota ingahe se njewe umujye occasion ni zingahe Faustin batatu je urumva nabiruka nabarekura ntajye uvuze nde nande sheri Patience oya ntabwo Papley namurekura Papley ni tarabyo Papley oya narukunda Abdurrahman Papley ntabwo wamurekura afite imbere afite mabeti afite mutambo imbere ye urumva rero ndirasa none se arasigara arimo akora za gukora iki rukundo harimo na nuzerega nugura mubara na Richard oya narekura umva rero nida narekura sheri urumva nkarekura na pasi yabarahagije kuko naho na foru nganye ntabwo azatangira kina haba mfite abo 13 sheri na Pasia ariko nanjye turemeranye sheri na Pasia nibo narekura ntabwo Papley wamurekura Papley rego uzamukenera hariya karamuka yinjiyemo twamukizemo tubara 15 karamuka yinjiyemo uranamukeneye ariko naho karamuka kubona karusha baba karamuka ngo kuri gatanda hari baduseka ngo ari ku rwego nk'u Rwanda bande baseka karamuka se karamuka ari ku rwego rwo hejuru ahubwo akina neza oya wafite imbaraga ariko Rayon Sport ifite amediateri benshi ni benshi wagira ngo ni mediane izagikina gusa nuzi ko taburamo undi mwabaka bafite mwataka wa gatatu ubundi ugomba gusimbura nuza twavugaga Abedi cyangwa se kuko ari na benshi bakanemererwa n'uwo muwinga bakanamushaka bakagabanya abo mediateri mu gihe byaba ngombwa ko systeme ihindutse uwo muwinga bakaba bamufite Richard bamurekura wamurekura uteze ntabwo wamurekura ikintu cyitwa Nagurware ntiwamurekura Nagurware ntiyagisinya ikintu cyitwa kugura nabi ye baba we ugura mu kajagari iyo uguze mu kajagari birakuzonga ubwo waguze sheri kandi na sheri biragoye ko umutoza murekura ari umukinnyi we kandi abo bose bakina hamwe nicyo kibazo cyangwa ifata icyemezo niba ibona ari benshi karamuka wamureka Richard akajya akina hagati mu kibuga we nakinana n'umunyarwanda hanyuma ubwo ndavuga mu buryo bwa recuperation ushaka gukoresha ntarindwa na Richard nta Bedi ku 10 kuko guhita ureba n'imikinire umuzamu agomba kuzaba ari umunyamahanga ahanini Yusudianya hari kubura umwanya hari biragoye azaba arimo oya nuko yari yayipanze ibanza mu batanu urumva rero Rwanda bari barimo ukagera imbere Richard nawe yaba hari Abedi arahari ubwo si bane yego wowe ubanzamo Bengibero wamuburamo se ntabwo wamubura mu batanu n'umwe mu bagayoko cyangwa se basane nabwo ari hatari no kubanza bari abanyarwanda batandatu bashobora kubanza batanu bajya mu kibuga abanyarwanda bo ni hamwe umusore se ko tutamuvuze oya ntabwo yakina urabyumva Yusudianye na Emery Murax umunyamahanga najya muri defense ahubwo hariya zakinisha Cindy Paul erega nimureke urumva yibe kuruware wenda hari ibyo ashobora kwiyeranjamo nk'umutoza genda ndafatira muri rusange bagomba gusohoka abandi bo ndaziyeranja agira uko abashyira ariko batanu bawe b'abanyarwanda uvuga ati barahari none se saba barushema ni ugwanika bange na Emery nanuza na Serumogo na Cindy Paul nk'imbere se bayivarido cyangwa undi wenda waza aje gusimbura Bedi Rivarido oya ni wanahabura undi imbere kandi n'imbere niba hajitajya muri Yusudianye mwe imbere akajyayo gusa icyo bakeneye ni ugushungura bakavuga bati hari abakenewe n'abadakenewe akajya muri iyi mikino ya Rio Week afite ikipe arimo aragenda ashaka 11 agira abakinnyi azakoresha kuri Yanga hanyuma nyuma ya Yanga akaba ari bazakomeza gutyaza abategurira amarushanwa y'abamuzamahanga n'ayandi imbere mu gihugu
uwitwa sana nabakubwiye bati nubicokoza Leonidas ngo nta gucokoza utari kura mu kanwa ryo kuvuga ngo agende rwose ngo yabigaragarije yasaba izindi match nk'ebyiri nawe dongo mingi ngo ni utemewe dongo yungu Bingi Bero amuvugaho iki Bingi Bero burya ni imikino wakomeza nyine agakina nose wagira icya mbere waramuguze icya kabiri ntago umukino umwe wavuga ngo urahita ujisha kandi nawe uvuga ko imipira atayibonaga cyangwa se kujya atajyaga kuyishakira cyo nacyo ni ikindi kare cyane menyera n'abandi ntago baragira match nk'eshatu enye mu maguru Leonidas turebe ntago ahita uciye iteka reka akine na Gasogi akine na Mukura na Gorira akine na Etenseri aho ngaho nibwo azagenda yibona mu mikinire y'umutoza gusa ariko nanone na Muhanga si igipimo nacyo tukivuge Muhanga nkuko Faustinho yabivugaga yagiye itoragura abakinnyi igenda idemekanya ari ukudodadoda ni nka kwa kundi APR yakinye na Gasogi igatsinda 4 nabyo twavuze tuti ntago ari igipimo ko irasa naho itari organiza na Muhanga irasa naho itari organiza niba Faustinho tubwira ngo harabo basinyishije ninjoro ahari bamaze kubona utwo dufaranga tuvuye ku kibuga nuko nabo bwabo bataragira umurongo ufatizo ku buryo wabagira igipimo na Rayon Sport iri igipimo cyayo kiri muri iriya mikino igomba gukina muri Rayon Week nge navugaga ahubwo bakwiriye no kuba bayongereye hagati yuko bazakina na Gasogi yewe no kuwa gatatu bashobora gutikura mu ndi mukino kuko niba umutoza bimusaba ko akinisha amakipe abiri nawe agacanganyikirwa hakabamo basimbura nakongera kanabasimbuza hakaba habaho umukino wo guha umwanya noneho uhagije ikipe runaka hatari ugusimburanya bya buri kanya oya n'ubundi atangire numva mu minsi ya nyuma narenga kuri match ya Gasogi na Gorira match Etenseri zabatangiye kwigisha ikipe ya yindi ishobora gukina na Yanga kandi cyane kuri Gorira atangiye kugira abakinnyi 11 bebe avuga kandi Faustinho hari ibintu mwashimye nge mbona nako abantu bashimye ahubwo nge mbona ariko byari gufasha aya makipe kurutaho iyo champion itangira bakazajya mu marushanwa nyafrika champion yatangiye naho ubu ngubu iyi mikino ya gicuti bashobora kuzayihugiramo bagenda basimburanya aya marushanwa yabo ya nyafrika CAF Champions League na CAF Confederation Cup akazagera abatoza batarabona n'amakipe yabo daraho nibereye nitwa Leonidas urumva mu mikino y'igicuti uba wemerewe gusimbuza 5 6 7 8 n'ikipe yose ari gihe unayisimbuza nk'uko nguko hari gihe abatoza rero bazi kanga bahugiye muri ibyo byo gusimbuza benshi mu mikino y'igicuti bikazarangira bageze muri iriya ariko navuga ko nyuma ya match ya Yanga kizaba ari igihe gikomeye cyo gutyaza ikipe iyi mikino ya gicuti ya nyayo oya yo kuvuga ngo urayibara nka match kuko burya ndega tunavuga n'umukino wa Yanga burya wose ni igipimo gikomeye umukino wa Yanga uri mukino w'ibiro kare kira mikino y'ibiro akenshi rero ni dasi mu bwizo abakinyi biriwe ngo muri presentation ngo murabasoma ngo binjire bimeze kuri na concentration nabuzabire nta hotel bajya batsinda na za Yanga kenshi arigeze tseno nacyo ni kibazo wa ari nuko ngo ndero nyuma ya Yanga nibwo byakabaye match ziri serie ugashaka izindi mpuzamahanga nyamara ibi bintu birakomera nubwo turi kubifata minenego wa mugani w'abarundi bati champion yego reka tijyane hirya kure ikipe zitegure neza mu marushanwa nyafrika hari gihe wakwisanga ahubwo witeguye nabi cyane pari raporo yuko champion ari kuzaba yatanyuka yivuga uti ngiye gushaka tata abakinyi bakaniye urumva azajyamo treve ikipe y'igihugu Rayon Sport niba bahamagarwamo bake abandi bose bakaba bajya muri kampu yo kwitegura bikomeye cyane uzi ko Rayon Sport na APR zatinye Super Coupe kuruta uko zitinya iriya mikino ya Afrika uvuze ngo bake ubu rero uyu mwaka ruzahamagarwa niko foto muri iriya nkuru bizaza nyuma wenda bamaze gukina imikino nk'imwe so bahita bahamagara Emery Rushema se
banabikora oya bizagenda bizanye keretse ari ugusaranganya oya defense y'Amavubi iruzuye ntabwo abakiri sefu se garindwa se ndetse ari ugusaranganya ubutegetsi Rivaldo se zagenda bitinda bizaza nyuma hanyuma ariko icyo nari mvuze ni uzi ko izi kipe ya Rayon Sport na uzi cyahita kibariho n'icyo zatinye guhura kuruta uko zizakina n'izo muri CAF Champions League na CAF Confederation Cup kandi wari kuba umwiteguro nge nemera nibuze wavuga uti abakinnyi banjye mbonye uko bakanira kuri uyu mukino twakinnye na APR nk'ikipe ikomeye ariko ikindi zo mu bindi bihugu bazakina nabo amashampiyona abo menshi azaba ataratangira inyinshi bazakina shampiyona zabo zaba zitaratangira nabo bari muri chat buri wese agira imyiteguro ye ahubwo icyo bahita bakora nka Rayon Sport ubwo izahita ishaka nk'aka competition yajya muri Unidas niba ari akaya makipe yaha mu Rwanda wese shampiyona nizaba iri kwegereza ibi by'abafatanye bikorwa bashaka mu rushanwa risiri organize abakine byitwa competition usimbuza uko byagenwe aho ku mugani wawe ushobora kujya hariya ushobora kuyibwira ngo wariteguye ngo kuko wakinye na Yanga kandi wa mugani wawe nanjye nemenyereje nawe ko umukino w'ibirori utawubara nk'uwo gutegura abakinnyi bawe byanyabyo wa mugani abo bakinnyi barananiwe ngabo biribo baterura mu ntebe baba jyana hirya ngo dore ngabo kabaterura amagiye umusaza sha abo sibo babana n'abazanye n'amaro wasira arimo aritoza ko azatera ibyo ntiwabibara nk'umukino ni umukino nyine wo kuryoshya wo kwishimira ariyo wa mugani ushobora no kuwutsindwa atari uko wenda bawutsinzwe batagize ahubwo ari uko bawutsinzwe nyine bo bahugiye gutegura ibirori ibyo mu kibuga batabirimo neza ubwo rero nyuma ya Yanga bakwiriye gushaka indi mikino iri serious izabafasha kujya muri Confederation Cup iyo mikino ikaba yafashwe noneho nka competition wa mugani wa Faustin niba ari ako karushanwa k'intara y'amajyepfo kakabaho igaju rikakugashura rigashaka karimo nk'ifaranga mugashaka afatanya bikorwa nibazo ariko noneho nta n'amakipe egera intwaro ziko yagiye South Africa ariko kuri basi yakwata basi amafaranga bayakuye nijake bari basi maze igihe maze nk'icyumweru n'igice niyo yaba yarakwase basi pre-season South Africa yarayikina na za mazuru yarayikwase ica muri Tanzania yakwase basi yara muri Malawi irekera harumva ko dukipe tuba tuzi kwitegura niyo washari wafata bisi ukajya aho hantu kimuramiri barimo bakina n'amakipe yawo aza kureba match bamaze gukina hari ikibukoze gikomeye cyane yes wo bita Jonathan asigarana Kuyate Yusudianye Abedi Tambwe Rishari Bingi Bero Basane Kitoga Foro Asana n'abandi nkirukana John nge urumva ko John nakubwiye nk'abangahe ambwiye 10 John nge turi kumwe